wanna touch your life. I wanna be the change. I'm gonna shine my light. I'm gonna make a difference. Touch your life. Be the change. Shine my light and make a difference. You're the one to make the world a much better place. You're the one. You're the one. You're the one. Touching lives. Munyemere mbasuhuze mwe mwese mukomeje gukurikirana ikiganiro cyacu cya Airtel Touching Lives. Ahangaha buri muntu wese ubasha kutureba ubasha gukurikirana ikiganiro cyacu ndakeka hari icyo bizamusigira mu mutima we. Reka nkubwire ngo wowe utagiraga umutima wo gufasha utangire no musubikore. Nitwa Munganye nka Liliane nongere guha ikaze. Kuri no shuro turarebera hamwe umumama wibana ari kugerageza kureberera abana be babana n'ubumuga bwo mu mutwe ndetse n'ubw'umubiri. Nanone turarebera hamwe umubyeyi ugerageza uko ashoboye kose kugira ngo areberere abuzukuru be. Kurera abana babana n'ubumuga ntago byoroshye. Iyo birenzeho kuba bafite n'ubumuga bwo mu mutwe biza bikomeye. Iyo ubarera uri wenyine biza ari ikindi kibazo. Angeline n'umumama ubana n'abana be b'abakobwa babiri babana n'ubumuga bwo mu mutwe ndetse n'ubw'umubiri. Reka turebe ubuzima babayeho. Mukaneza Angeline namumenye mu ntangiriro z'umwaka wa 2012. Mumenya mu gihe nari mpagarariye abagore mu murenge wa Mimuri, nari naje mu nama y'akagari ka Mahoro nakatuyemo. Hanyuma abamama baza kumbwira ko hari umumama utuye mu mudugudu wa Nyagahita ufite abana babana n'ubumuga babiri. Ubwo nanjye numvise ngomba kumenya abo bana bintera kuza mu rugo rwe. Naje kubasura nsanga koko abana babana n'ubumuga barahari babiri bakurikiranye. Nanjye sinabasha guhita njyakira kuko nabonaga bibabaje cyane. Ubwo icyufasha nabafashije nashatse umuvandimwe nzi wari utunze kandi nawe ugira impuhwe ndamuzana. Nyuma y'igihe arabasura nawe hanyuma yiyemeza kubaha inka nibura yagiye bakamira kugira ngo babashe kubona amata cyane ko badashobora no kurya ibiryo byoroshye. Ubumuga bari abana bafite ntabwo bavuga, nta bwenge na butoya bafite, ntabwo bavuga, nta bwenge na buke bafite. Buri gikorwa cyose niko nyibafasha nyibakorera. Nka uriya mukuru, umwana mukuru afite imyaka 25 yavutse muri 1992, ndakeka ko ari 25. Ndabivuga kubera ko n'ubundi biriho ajya mu mihango, kandi urumva mu mihango kugira ngo imanga yijyemo nta bisobanukirwa. Niyo namwambitse nk'ibintu byo kumufasha we abikuramo akagenda byerekana. Ubwo rero binsaba kuba hafi. Uriya inuza Ishimwe Uwase Ange Marie Merci we yavukanye ubumuga. Avuka kwe umutwe we wari usadutse mu ibice by'inyuma biruka byo n'imbere. Noneho mu gukura kwe ntago yagendaga akura. Buriya yagejeje imyaka 5 atari yakamakamba, ku buryo muri iyo myaka 5 nibwo yari umwana mbasha kwicaza nk'umwana ufite amezi 3. N'umubonye akagira ngo afite amezi 3. Buriya afite imyaka 20. Mu bundi nta kintu na kimwe ashobora kuvuga. Mu kurya kwe biragoye kuko ntashobora guhekenya. We amira bunguri bisaba kuko arya ikintu cyoroheje. Yagize n'ikibazo cyo kujya abona ko na motora bayirya akajya pfura akajya arya akumva bitamirika n'inzi akabikuramo akajugunya ariko akayimara yipfura ashyira mu kanwa.
umuturanyi wa Angelina, nkaba nturanye nawe guhera 2006. Akaba agira ibibazo byinshi bitandukanye, nkagira igihe nkamufashamo iyo ubona nawe byamugoye. Ubwo rero iyo nawe byamucanze nawe aratwiyambaza natwe tukamuba hafi. Ubwo rero muri ubwo buzima nubwo ngubwo abayemo bitewe n'abana afite uko bibayeho. Ubuzima bwa Angeline burakomeye cyane kubera ko yari afite umugabo aramutashize imyaka 6 amutaye, kandi umugabo niwe wari ufite akazi akora. Ubwo Angeline abayeho ku buryo bubi kubera ko abana be yagiye gushaka ahantu aca inshuro ntabona uwo abasigira, kuko abakozi bose baramuhunga, ntawe ushobora kuba kabiri kubera kudashobora kumenyera abo bana, kumenyera ubwo bumuga bafite. Ubwo Angeline rero niwe wihariye urugo, niwe uhahira abo bana akabashakira icyo kurya. Ubuzima bwe mbese ari mu buzima bubi. Gira imbogamizi cyane z'abana, cyane ko nubwo hari n'abamfasha bangirira impuhwe, hari na benshi batuma bankomeretsa bakita abana amazina y'ibikoko, kumva ngo mfite amashitani cyangwa ngo ni mama w'ingwe, aho nakabaye mama w'abana. Ibyo rero nabyo bimbogamizi kuri njyewe, ariko cyane iyo nabonye abantu benshi banyegera nkunda kugira morali, ibyo byose nkabyiyibagiza. Angelina iyo agira ikibazo nk'iyo agiye guca inshuro, abana ni ukwisiga bafungiranye kuko hari utagenda nta n'icyo yakwishoboza. Ubwo rero nk'iyo agize ahajya aranyiyambaza ati uze kundebera, nkaza nkabagaburira nkabakarabya, hari utabasha kwikontorora nkamutunganya, ubwo nkamufasha muri byose muri ubwo buryo. Njyewe nashatse ko abana bajya mu bigo biriya byo hanze bareramo abana bafite ubumuga, ariko njyewe numva abana banjye batamba iruhande, cyane ko se nawe yanagiye, ahubwo numva nabarera kandi numva nanjye ngize icyo nkora, kuko ni inshingano zanjye zo kurera bariya bana, cyane ko ubu ngubu nanabakunze, numva mbakunze. Nubwo se yabataye nanjye nabyaba bifashe ko ndi umubyeyi mubuta udakunze abo bana, njye numva narabakunze nkumva batambana iruhande. Ubuzima bwa Angelina ni ibintu bikomeye. Iyo urebye ukuntu abayeho n'abana ubona ari 2 bamugaye, biteye ikibazo, kuko nawe nta bushobozi, hakaba n'umwana utabasha kugira icyo yikorera, bisaba ubufasha rwose, ukabona ni ibintu bikomeye. Wabireba nawe ukabona biteye impuhwe, biteye imbabazi, ni ukuri bikakureba ukavuga uti nawe ubufasha wabutanga ubishoboye. Gusa ikintu gikunda gutera agahinda n'igihe uri wenyine ura nta muntu n'umwe ukwegera, nabyo ntabwo bituma ubabara kurushaho. Ariko iyo abantu bakwegeye akumvisha ko ibintu byose bibaho uko bishoboka, akanagufasha, uhita wumva ko uri nk'abandi. Cyane cyane ko nk'ubwo umungeni nifatamo nkaho nari umubyeyi nk'abandi. Nyuma yo kurebera hamwe ubuzima Angelina abayemo n'abana be, ntimujye kure, turagaruka nyuma y'ikiruhuko tubakira muri studio yacu ya Airtel Touching Lives. Nkubwira ku bindi bisobanuro wifuza kubirebana na Airtel Touching Lives, wadukurikira ku rubuga rwacu.
I visit the village, electricity is a real problem. It breaks my heart. I wish I could do something. Sometimes finding the right answers can change your life. What will you search for? Touching lives. ni ibyishimo byinshi byo kugaruka muri studio ya Airtel Touching Lives turi kumwe na Angeline ndetse na Rose. Angeline muraho? muraho neza. Mumeze neza? turaho. Rose nawe muraho? turaho. Angeline, hari uburyo umuntu ashobora kukubwira ati reka abana mbafate bajyana ahantu runaka we bavuzwa, nawe ube wagira uburyo witeza imbere mu buzima. Ese icyo kintu waba wacyemera cyangwa? numva ngomba kugira inshingano zo kurera bariya bana cyane ko se yagiye akabata ngiye ntabarenda numva bitanshimisha nkuko nabambareba nkabarera. Wagerageje kubavuza byibuze? hari umupadiri ugeze kubavuza ariko yabacishije muri sikaneri, nibyo byabayeho gusa nta kindi kintu cyabaye, ariko bamaze kubacisha muri sikaneri bavuze ko nta kibazo kindi bafite kandi nta kindi kintu babafasha. Nyuma y'uko Airtel bugusuye yararebye isanga hari ibyo ukeneye nawe kugira ngo bikunganire, kugira ngo ukomeze urere abana neza ndetse nawe ubeho neza. Airtel yararebye isanga igomba kuguha ubutaka bwawe. Ndabyishimiye cyane bikomeye. Ni ubwanjye bwite se? Ni ubwawe bwite. Ndumva nishimye. Birashimishije kuko nimba nzaba mbufite nzabasha no kurera n'undi mwana wundi ufite ikibazo, nako wabavutse muri abo ngabo nta kibazo afite ku buryo yabasha kwiga. Koze wowe ubyakiriye ute? Byo birandenze. Ntabwo nari nzi ko hashobora kubaho abantu bagira impuhwe zingana gutyo. Mu by'ukuri nubwo twagiye tubisaba ntabwo twumvaga nyine ari ugusaba, ariko nta cyizere tubifitiye. Ubwo rero ngiye sinzi uburyo nabivuga rwose, birarenze. Ni ibyo ngibyo Airtel yifuzaga kugira ngo nawe ugire ibyishimo mu mutima wawe. Niba ubyakiriye neza ukaba wishimye, natwe biradushimishije. Yewe mbyakiye neza cyane kuba noneho ntawe najya gusaba ngo namahano wo guhinga ejo akahanyaka, kuba nzajya mbona ahantu mpingira abana. Ndishimye cyane, ndumva ndishimye cyane cyane, ariko sinzi icyo twabasabira ku Mana. Mwasaba icyo mushaka gusa Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibafashe mu mirimo muba muri gukora, cyane ko mugira uwo mutima wo kwita ku bantu bafite ibibazo nkatwe. Nk'iyo tubonye abantu badusanga ufite abana bamugaye, nawe urushaho kumva ko uri kumwe n'abantu. Njye ndishimye cyane cyane, ariko kandi mbashimira, bifuriza amahoro y'Imana. Turabashimiye nanone kandi ko mwabashije kwitabira ubutumire bwacu. Ni iby'agaciro kubana namwe. Kuduhobera nta kibazo rwose, bikore. byose na se wabataye, ndumva Imana ikoze gikomeye. Murakoze cyane. Murabyibonera, ni ibi tuba twifuza kugira ngo umuntu agire ibyishimo mu mutima we ndetse yumve ko hari icyahinduka n'icyakoreka mu buzima bwe. Ntimujye kure, mu kanya gato turagaruka twakira
wa mumama ugerageza kwita ku buzukuru be. Tubibutsa ngo ku bindi bisobanuro mwifuza ku birebana na Airtel Touching Lives mwadukurikira ku rubuga rwacu. Nyirabazungu ni umubyeyi mukuru ubayeho mu buzima butamworoheye nyuma y'uko abana be bamusigiye abuzukuru, akaba barera wenyine mu buzima bugoye cyane. Reka turebe inkuru ye. Uburyo nabonyemo uyu muryango, nababonye ndi mu mirimo yanjye nk'umujyanama w'ubuzima, nje gusura uyu muryango nsanga babayeho mu buzima bubi. Ubuzima bubi barimo nabonye ntago bagiraga mituweli yo kwivuza. Icyo kurya ntacyo bari bafite muri make. Kandi noneho ikindi nabonyemo harimo ikibazo cyane cyane cy'uko bari bafite ikibazo cy'imirire mibi aricyo cya bwaki. Mbafasha kugira ngo abo bana bazahuke muri bwaki bagire ubuzima bwiza. Gukubita gatoya mbashije, ntabwo nkibasha guhinga umubyizi munini. Ni ugukubita gato nkakubita kandi kugira ngo nanjye nzateremo udushyimbo, hanyuma nsorome utwo dushyimbo nitwuma ntusarure ntuhure intungo n'utwo ngutwo. Ibyo navugaga ko navuze se ko guhinga ntahinga ngo mbega sinahinga kuva mu gitondo ngo iki gihe mba nkiri mu murima. Ubwo mpinga gatoya, ejo nkongera nkahinga kandi gatoya, ejo bundi ni uko nyine kakantungane nta kindi. Kandi abo bana ikibabaje ni uko batajya ku ishuri, nta bikoresho babona, uniform ntazo babona. Ibyo rero ugasanga ubuzima bwabo bw'ejo hazaza ntabwo buzaba ari bwiza kubera ko nta bufasha bafite. Umukecuru abayeho mu buzima butari bwiza bwa buri munsi. Abo bahungu bamusigira abana baramutereranye muri make, bamuterera abana abashakiye icyo kurya mu buryo bwo guhinga imisiri ya buri munsi. Nta kubona mituweli ntabwo iboneka, amafunguro ntibyoroshye, uburyo bw'amashuri abana bo ntibaniga. Muri makeya abahura no kumuterana kwinshi cyane kubera yuko ndetse n'uriya mwana uherutse kwitaba Imana yazize ubushobozi buke no kutabona uburyo bwo kujyanwa kwa muganga. Mbonye uno muryango uburyo babayeho nabi, nagerageje gukora ubuvugizi ku kigo nderabuzima kugira ngo babashe kubona mituweli, babashe no kubona amata kugira ngo abana bazahuke mu buzima bubi bari barimo. Muri ubwo buryo rero abana akaba barabashije gukira, ubu ntabwo bagifite imirire mibi, barakize. Ubu rero uno muryango babiri bafite mituweli ariko abandi batatu basigaye nta mituweli bafite. Muri make umwe aherutse no kwitaba Imana kubera ko nta bushobozi bwo kwivuza yari afite, uburyo bamuvuza bimuviramo gupfa. Ubu ndimo gukoresha uko nshoboye nshakisha kugira ngo na babandi batatu babashe kuba babona mituweli, babashe kwivuza. Mu buzima busanzwe uko ubuzima bw'Kristo bureba kugira ngo numva ko umutima w'abantu bwanjye birambabaza, kandi no kumubura buri gihe imibereho buri munsi ni ibintu bibabaje cyane, biba bimbabaje buri gihe, mbega muri make birambabaza cyane. Ni byiza ko umuntu yegera abantu akamenya icyo bifuza ndetse n'igishobora kuba cyahindura ubuzima bwabo. Ntimujye kure, nyuma y'akaruhuko gato turagaruka turi kumwe na Nyirabazungu muri studio yacu ya Airtel Touching Lives ndetse na Deo. Bibutsa ko ku bindi bisobanuro mwadusura ku rubuga rwacu.
Touching lives. Expecting our first child was exciting and scary at the same time. But with a little help, we got through it. Sometimes finding the right answers can change your life. What will you search for? Touching lives. ni iby'agaciro kenshi kuba tugarutse muri studio yacu ya Airtel Touching Lives tugiye kubana n'umukecuru Nyirabazungu ndetse na Deo nk'umuturanyi we. Mukecuru muraho? turaho Mumeze neza? turaho kubw'Imana n'abantu bega. Deo namwe muraho? turaho turashima Imana. Mukecuru hari ibintu umuntu yibaza n'abantu bagifite intege bagishoboye akenshi iyo umuntu abasigiye abana usanga benshi biba ari ibibazo. Ngira ngo niba banteye n'ibimaro. Nese kamara kumubyara yamara kumubyara bakatereka hasi bakigendera akaba ari njye busigara ngorwa yaba kugira ngo ngire abana bane batagira gifasha batagira se batagira nyina ari njye umukoko. Deo wagaragaje yuko Nyirabazungu akeneye ubufasha nk'umuturanyi we. Ese aho mutuye mwebwe mwaragerageje kugira ikintu byibuze mukora kugira ngo n'abana be bamwe bamutera abana nabo mubigishe mubabwire yuko bamenye bari he? Bamenye bari ngira ngo nsubije icyo kibazo ndetse no mu buryo bwo kumwegera nubwo ari umuturanyi ariko mu rusengero tugira amaturo shingiro tugira uburyo bwo gusurana rero. Uyu rero nawe yaramaze iminsi rwose adasenga mu kumusura ambwira ikibazo afite tugerageza uburyo bushoboka bwose bwo gukoresha ariko ubushobozi bwo mu cyaba buranze. Niyo mpamvu rero kubw'amahirwe yateye hagobotse byaranshimishije cyane kubufasha n'abasabye. Mukecuru hari ibintu Airtel yifuje kugukorera? Hari ibyo Airtel yifuje kugukorera kugira ngo ubuzima bwawe ndetse n'ubw'abuzukuru bawe? ntabwo nzamera neza ntabasha guhinga akagatuza karatanyura umugongo waratanye mbese nzamera neza ntahinga. Niyo mpamvu Airtel yagusuye kugira ngo irebe uko yagufasha mu ntege nke zawe noneho yo igira icyo yaguha kugira ngo kigufashe ndetse ubashe no gukomeza kurera abana neza. Airtel rero yararebye isanga igomba kuguha inka. Bana ishimye cyane rwose zigomba kugufasha mu buzima bwawe ndetse n'ubw'abana ureze. Ubyakiriye ute? Byakiriye neza rwose. Deo wowe nk'umuntu wagaragaje ko umukecuru akeneye ubufasha wowe ubyakiriye ute? Wenda sinzi njye biranejije cyane ariko by'umwihariko kuba ijwi ryanjye rigiye kugira umuntu rigeraho rivana rikageraho rishyitse. Twese turanezerewe. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ubu sinzi ko navuga yatera imbega muri makeya. Imana ihabwe icyubahiro turanezerewe cyane. Ibyishimo by'abakecuru we buriya wenda hari ukuntu ari buze kubisubiramo nyuma ariko ibyishimo byacu ni birebire. Niyo ndyamye ndishima ndishima rwose Imana niyo mwaradusuye avuga ati nabona mungereye ahangaha. Ndagira ngo ubwire rero yuko nyuma y'uko Airtel guhaye inka Airtel yiyemeje no kukwishyurira ubwisungane mu kwivuza. Twese tumenyereye ku izina rya mituweli. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mwakoze cyane. Mwibare cyane. Murabyibonera abantu barishima
nicyo tuba twifuza kugeraho kugira ngo ubuzima bw'abantu, imitima y'abantu, icyari kiyihangayikishije kibe cyahinduka. Nkwibutsa ko iyi ngiyi ni Airtel Touching Lives, wowe ukomeje kudukurikira turagushimira, ndetse nkwibutsa ko ku bisobanuro birambuye ku bijyanye na Airtel Touching Lives mwadukurikira ku rubuga rwacu. I wanna touch your life. I wanna be the change.